se musore bite kuryamye hano? Dore uri kuzuba uraryamye wowe wagize ikihe kibazo kuko kutavuga wabaye iki? Ngufashe nunavuga neza byibura abanza umwe kuri kano kaji. Uno musore nk'uyu nguyu rwose nawe Imana izagera kugirire neza. Nta muntu Imana itagirira neza buriya. Dore umusore mwiza ukwiriye gukorera Imana ikahindurira amateka. Nta muntu umwe Imana itahindurira amateka, sibyo? Maze ngwino tujyane mu rugo, nzagushakira akazi maze uhindure n'ubuzima kandi nzi ko Imana izagufasha. Sheri iki kintu kijyanye ne? Ntabwo ari ikintu n'umuntu nkawe. Ntabwo ari ikintu umuntu usagurika ari ibi bintu reba ukuntu ameze ngo ntabwo ari ikintu. Usi kinigi cyo gikuye sawo. Ibintu byose batoraguye ku muhanda ni hano babizana. Imana ishobora kumuhindura amateka ntumenye ko ari uyu nguyu. Ibyo ndabyumva ariko ntabwo kubura umupasiteri bivuze ngo ibintu byose utoragure ku muhanda uzana hano. Hano se ni muri Mondis. Usura mwinjiza mu yihenzo. Iyi nzu twayihawe n'Uwiteka. Nese kuba uri pasiteri bivuze ngo ibyo utoraguye ku muhanda byose ubizane umva uretse. Ntabwo yinjira mu nzu yanjye. Niba ushaka kuyinjira no mu nzu kuko ibindi turabigiringa nyuma. Manze umujyane muri dushakarane. Urumva kuko ikintu gisa gutya ntabwo cyanyinjirira mu nzu. None se mbwira umugabo wawe na n'ubu nta kigenda nyine kwa kundi? Ikigenda cyahe asugira ngo uriya mugabo we si yambereye ikigeragezo. Umva kuva wa munsi kugeza na n'ubu nta kintu n'ubu nta kintu arambwira. Kumva kuva yaba umupasiteri noneho sinzi. Umva mfite ikigeragezo wa muntu sinzi pe. Gusa ibyo bintu uzabihoramo umuntu uhora mu butayu nta kundi kuntu wakwigenza. Nakwigenza se gute ariko hano hari umusore aherutse kuzana hano gasa nabi. Umva sinzi hano yari yamukuye ariko umva ukaba umaje kuba neza kabaye ibogari. Umva sinzi ko nabigenza pe tunsigaye mbireba bikanshanga. Umva fatiraho inshuti yanjye abagabo b'iyi minsi noneho bari abapasiteri ni ukwirirwa basenga ugasumva ibyo wazabivamo. Birandambiye kugeza ubu ngubu ndumva nazi icyo gukora ariko uzi ko ibintu mbwiye ari byo. Umugabo yangirwa yagiye gusenga mu gitondo agataha nijoro nukuza agwa nk'igiti nta kinandeba. Umva bimaje kundenga pe ariko ibintu mbwiye ndabitekerezaho nibyo ni ukuri. Ako kantu mbwiye niko pe niko ngiye no kwita mfatiraho mite nkakora. Umva ahubwo urakoze ni ukuri. Ubura ubwenge Imana izawe. Reka se nabura ubwenge ubwo se nabura ubwenge gute wapi pe. Ngaho mperekeza twigende. Tumwerekeze. Ego komana se kuri kwayura. Kuri kwayura urashonje ntabwo ba wariye. Se kuri kumunga ntabwo kirya ngo haje. Ngira kuri kwayura ntabwo kizi. Namaze gusohoka n'imiriyo bakanye. Nawe usigaye usenga. Reka none se kumeze gutya mu mutwe ntabwo ugisokoza byagenze kunyiyaka ufite ikihe kibazo? Oya ntabwo ugisokoza gusa nyine umaje gusa neza pe ndabona usa neza umaje kubibogari. Uya se widi kuri kugira ubwoba kugira ubwoba cyokora ndabona umaze gusa neza wabaye ibogari. Ese ko mbona ufite ubwoba kutandeba? Iki se ese abantu bose tubana hano nawe twirirwana n'ubushaka se ubu bumva naganira nande kari wowe buri hano wajuze tukaganira nta nubwo ubona kirungu riba rinyishe. Nawe uzi Bibiliya nka Boshe. Buri si bya Bibiliya ngiye nibyo nkubajije wowe ndakubwira ngo ujuze tuganire ngo Bibiliya nase Bibiliya ndayikubajije. Ese base wagiye undeba ese ko ufite ubwoba ko mbona ufite ubwoba ariko se nyuma
ufite ubwoba bimeze bite? Iki se kuri ku muntu? Hari iki? Oya uretse utwo tuntu wibagiye gukora oya nta kibazo urabudukora. Urandebera we abantu banga abantu mbana nabo si ubabona nda amavaze bateretse ahangaha si umugabo wanjye si uyu nguyu yazanye bose ndabona ari ibibazo urabonaga amaje gusa neza none agasuzugura amaje kugira ngo urabonaga aranca amazi ntabwo bizavamo pe ntabwo bizavamo ni agahinda gusa. Paul enda hano nkwereke. Wow, ndabona imeze neza enda hano nyine tuganire. Tunabambwira. Oya, hari binjira nta kibazo ariko waza tukaganira nabi. Bwirira. Oya, injira. Nase sinjye kubwiye ngo winjire ufite ubwoba bw'iki? Ababuze kamubwire. Usanyemereye buri kimwe cyose hano. Nese nk'umwana mu rugo. Ariko mu bintu yanyemereye. Nawe ntabwo naryamana nawe. Kubera iki se? Bose hari uhari rega abayagiye aza nijoro ntabwo yabimenya. Oya ariko si iki kuki wigira umwana si iminota mike se? Abantu ngari bumenye ko twabikoze. Ni iminota mike rega. Okay, urabizi noneho niba ubyanze. Ndaza kubwira umugabo wanjye ko ashatse kumfata ku ngufu noneho ntabwo mva. Uraza kureba kuri buze kururaramo none. So mabura basi nanu kubasa wanagirira ni mweko. Umunsi bose nanyirukanagira ku mari. Sundi mana nagucumura w'ikiko. Ejo bundi abari mbonye akazi umabona nawe yashatse ko turyama. Uziza yamara nzira uko nari mweko. Kana nigende ibyo mwana we. Ego rukundo Yesu Kristo kwite musore Yesu nashimye kumvire ku cyumba byagenze bite kumviriye ku cyumba wambaye ubusa hejuru byagenze bite niko magambo Yesu we mana wanjye we ubuzima ibi ndabigenza gute niko icara hano mbwire ariko mana none se kandi noneho mu by'ukuri ubu ndabigenza nte byagenze gute ariko mana we koko ndabigenza nte mana na koko ubu nakugize nte kuko kugira ngo bigendekere kuko nabigenza ayo data we ariko mana unakugize nte koko ibi bintu koko njye mu masengesho njye gusenga urugo rwanjye rutaha n'abadayimoni koko ubu ibintu nzabishyira he koko mukagira mugore nkunda basi ihangane ndaza kubikoraho rwose sibyo ihangane ndaza kubikoraho ndebe ukuntu nza kubigenza ntabwo ari kugumanganje ntabwo ngumana nawe maze turaza kubiganiraho mbere dusubire mana siko hamagara mu mufite yanjye ndebe ukuntu byibura twaganira akangira inama. Alo? Oui, muvandi uraho? Amakuru. Amahoro mutaza. None se wamfashije ko kabyaraho? Ukaza mu rugo ko hari akabazo nagize ukaza tukaganira k'inshuti aricyo ziberaho ukaza tukaganira kara ko byibura bangira inama koko yewe ngwino nawe urabyumva uhageze rwose gerageza wumve unyumve uzuhagere yewe urabugize neza.
ni karibu. Uraho neza? Turi mu Rwanda urihuse. Urakomeye. Uraho neza. Bikomeye. Komera shakira. Rwose urihuse mu Rwanda turaho. Nawe ntukabibwire ujye umbwira utuntu ukanantera n'ubwoba. Erega nase shaka Ufite ibibazo. Hanyuma si ibibazo ni ngiye ko bimeze. Muntu wese kari ibibazo ariko ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ariko urabizi ko nigeze kuzana umuhungu yize kubwira nyine nasanze ku muhanda ari basaba nahitamo kumuzana mu rugo. Uyu nguyu nyine ubona hano nyine wicaye hano. Reka rero mvuye gusenga taza ginjira mvuye gusenga rwose meze neza. Ginjira hano umusore mbona avuye ku cyumba cyanjye n'amatuza yararitse. Umugore anyubwishije nawe azarira. Ngamaje kumufata ku ngufu. Uyu musore se? Wa musore nazanye mukuye ku muhanda. Ngamufata ngo ku ngufu. Wakoze iperereza neza usanga kuko ibyo bintu ari byo. Uyu muhungu se gusobanuriye iki? Yabuze icyo ambwira. Araceceka. Umugore amarira aho ngaho ati narakubwiye umuntu wazanye, nakubwiye ko ari ikintu atari umuntu. Tibira aho ngaho urukuntu mbigenza nanjye. Rero nabuze ayo ncira nayo mira. Wa mugabo nabuze uko mbigenza. None se musore, nzi ko kera nkuzi usabiriza hariya ku muhanda, mugenzi wanjye akaza akagufata akakuzana mu rugo nk'umwana, nzi ko witondaga ibintu byose. Iyi mico none wadukanye ibigoboki koko nawe singuyu se we singuyu aranga ko nta kintu ari kuvuga ko yanyihoreye. Rero ni ibibazo boss mawe ndamubona ukuntu byagenze ubundi byatangiye ndi kumva mabuja ari kuvugana n'umugore waramusuye aramubwira ngo umusore ngo wazanye kantu kaje kagasuzugura ariko asigaye abona ngo kari gutya ngo kabaye ngakabogari. Ntabwo nabikurikiranye neza kuko ari nibereye mu bintu banjye ndi koza ibyombo, numva aravuze ngiye kuzabikora abikurikirana ibikize. Ntabwo nyine nabyumvishe neza no baba ngo hari agahungu k'akabogari kamaze gucya. Ko mbona ufite isoni ntareka ndike kumwumviriza. Nibwo undi munsi nicariye hano maze kwisomera Bibiliya. Urabizi arambwiye njye nkunda gusenga, maze kwisomera Bibiliya numva naniwe ndi kwayura nzi ngo ngiye kwisezera hano. Rero kwikinira game kuri ka telefone wampaye nangije nyine ntabwo naza ndanyamura mu mutwe uko nasokoza se uko nayura ngo ndashonje nkoraho hano mu gatuza. Ndangije nahise mwiyaka nakwicaye muri ino ntebe ndisohokera, umva nyine ari kwitotomba ugatumufata ngo nk'ivaze. Ako nyine nahise nigira guteka kuko nabizi ko ugiye gutaha bava amasengesho ukaza nyine ukeneye kurya. Rero ibya mukanya rero wabonye nubwo nari nibereye hanze ndinjira nicara mu ntebe kuko ndi koza ibyombo ku kazuba, ninakuyemo umupira nyine izuba ryari ryinshi. Nicaye hano ngiye kuwambara ntari nawambara abarampamagaye ngo ningende ngabwire ndagenda mugarara ku muryango. Aguhamagara ari mu cyumba se? Ari mu cyumba yambaye kano kantu konyine. Arangije nyine yaguhamagaye uraza winjiye mu cyumba cyangwa wahagaze hano ku muryango? Ahagaze ku muryango hari. Arangije nyine arambwira ngo ninjye. Nahise mubwiza ukuri ndamubwira nti rero mabuja bosi amfata nk'umwana kandi buri kimwe cyose ndacyemerewe, ariko havuyemo umugore ntabwo naryamana nawe. Yahise avuga ngo nimbyanga ahita amanuka ku buriri nyine yicara hasi
cyambaye kano kantu ngo nimbyanga bose ngo naza akavuga kuko mufashe kuvugane rero reka nigendere ngo nyine ikiraza kuba kiraba ni imigambi y'Imana irangije nyine nibwo ndi kuhava ngiye kwigira hanze na bosi twese dukubita mwinjiye mwabuje dasohoka ari kurira ubona nyine nta kintu nabivugaho gaceceka nyine baragenda bajya mu cyumba. ariko rero jyewe nkurikije uko uno muhungu muzi ibintu uze kubishyira mu nyurabwenge zawe urebe nkurikije uko uno mwana muzi n'uburyo yari yiberagaho hariya asabiriza utaramukura ku muhanda abantu bose uko bamuvugaga n'umwana w'itora ntabwo atinyuka no kwinjira mu cyumba cyawe wasanga umudamu wawe ibi bintu bicungereza ahubwo wowe madamu jyewe ndabivuga nigendere w'abana wibeshye uno mwana bakurebe bamenye ibyawe ntabwo ugiye umva nkubwire uze gucunga neza urebe uyu mwana ndabizi neza ibyo ntabwo yabikora ntabwo yakubaha ko kwinjira mu cyumba cyawe uryamamo n'imyaka mumaranye waramukuye ahantu habi nk'ahariya. Gusa ubundi madamu ubwo ibyo bintu watinyuka ukabikora koko mu by'ukuri? Ese ubundi ko numva amakosa yose munshyiraho amakosa n'ayanjye? Ese ubundi mwabajije uno mugabo amakosa yose sayi mumubaze ijoro ataha igihe agerera ahangaha ajya mu buriri akaryama nta kimvugisha nta kigira gute azi ko ndi ivaze riteretse hano mu nzu mwarangiza ngo amakosa n'ayanjye amakosa se n'ayanjye he? Erega saho byabuze nukwirwa ugendana Bibiliya wirirwa uyetetana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba warangiza ngo ibintu ndi kuvuga ngo ni ibiki? Gusa tuvuge ko nabyize ese undi wibyo ukora ntabyuzi kwirwa ugendana Bibiliya. Erega nasone se ubundi ubwo ubona uri umugabo usiko birutwa nkaho waba udahari waba nagufite umva birutwa naho waba udahari pe kubera yuko nubundi nta muntu mfite. Yego noneho ndumiwe ese burya njye nahindi muri kuvuga amagambo menshi burya no kubanza kwitonda nuko bimeze ubwo urifatuka wa mugore turanamuri urumirwa ni iki urumirwa uritangira amatama mu gihe ni Bibiliya yazanywe hano no kugira ngo ujye usenga agire gusa bibaho ngaho gusa ntago uzi kubaka icyo ari cyo ahubwo uyu muhungu wawe aritonda iyo aza kuba rundi nta nicyo bari kukubaza burya yari kujya bikemura akanabyihorera ahubwo uyu mwana wawe aranakubaha umugabo rero cyangwa se abantu bataganiriye reka nkubwire wikimyoza wigira gute ibyo nabyumvishije haje n'undi muntu mukuru yabyumva rwose umugore wawe afite rezo reka nigendera ahubwo ngo ariko ugire icyo ukora kuri ibyo bintu usaba imbabazi naho ubundi ibyawe nabimenye uretse gato musaba imbabazi nawe uhari ngaho musaba imbabazi rero byumve madamu kubeshya umwana ntasuri madamu rwose nce bugufi musaba imbabazi umushuti wanjye namuhamagaye kugira ngo niba hari ikindi kibazo wenda waba utaravuze ukivugire hagati y'umuryango ungana gutya ariko byose biramenyekanye reka ngusabe imbabazi hagati y'abantu umwanya ntaguhaye mbere ndasaba Imana imfashe inyongerera imbaraga hanyuma mbona uko nguha umwanya nk'uko Imana yakumpaye wenda n'ibyo nsengera Imana izamfasha byose bigenderanye hamwe vuga amagambo make niba unarwaye vuge tuzakuvuze naho ibyo gutesha umwanya oya rwose umwanya ndawumuha nta kibazo reka nkubwire akazi nayo ndimo bwo gusa ariko ntugire umuntu upfana nawe rwose mbasabye imbabazi pe saba imbabazi ahubwo nitonze unaciye bugufi wa muhungu we nawe ubwo turaza gusubira warakoze kwitonda ego muvandi urakoze nawe madamu umwanya yari narakwingingiye kuwuguha hanyuma n'uyu mwana nawe agume hano tumushakire n'ikindi kintu agomba gukora abe nk'umwana mu rugo ubundi nawe rwose nguhe icyubahiro cyawe nk'umugore mu rugo nka nyiri urugo nk'uko uri umutima w'urugo kandi uri urubavu Imana yakuye muri njyewe hanyuma tukomeze tubane nk'umuryango sibyo? Sheri ntabwo nakanga kukubabarira ariko